ubukire nyine ni ibintu ni ukuba ufite ibintu bifatika ariko bishingiye ku ubukire ni ukunyurwa. Kunyurwa ni igikorwa kigayitse cyane. Oya na Yesu Kristo nagara ubugwara ko kitabaye. Reka mbwira nta nabikwe nari muragana na Bruce Melody aho yanise ibintu dukora ko bimeze gutya na gutya hari igihe mbona byagenze neza cyangwa se ambwira ati buriya muri ubu buzima yabisobanura ndabyumva ikintu cyitwa kunyurwa ni amakosa akomeye cyane ndetse ni n'uburwayi ntabwo ugomba kunyurwa utanyurwe wakora amabara kunyurwa ni igikorwa kigayitse cyane oya wanakora amabara utanyuzwe nawe niba uri kundeba ukanyurwa ukavuga uti titi nanyuzwe amafaranga nkorera neza arahagije ntabwo uzigera utera imbere. Reka basuze kandi mbifurize kumererwa neza mwebwe mwese mukurikira The Blessing Show. Nari ngiye kuvuga ngo muri kumwe na Julius Tumusime cyane ntabwo nayishimuse muri kumwe na Julius Chita niyitegeka ntabwo ndige nyine n'ubundi ndi kumwe na Julius Tumusime. Uyu munsi ntabwo mwambaza impamvu ko host ari ukoze introduction ariko host w'ikiganiro hari yitwa Juliet. Sava oui oui umeze ute? Ja meze fresh kabisa. Urakomeye cyane. Shabana yanjye kujya ukora intro y'uyu mutipe byabaye ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki bikugutwara igihe ukora intro? Kubera ko mba mbyishimiye. Tushaka gutinya kamera nko gutinya kamera bari kugira gutsimbiza. Ndayitinya. Urayitinya kandi ntaho wayihongera. Nayihahungira. Okay. Yes. Ni ikibazo gikomeye cyane. Okay, Chita ndashaka ko tuganira kuri topic rero, sibyo? Urabona utamvuze hose. Ngiye akoze Chita. Mu bintu nakubwiye ngo wikorere intro. Kura introduction yawe uko wiyumva. Oya yinkorere ako tuma Chita ni umuntu w'inzobe cyo ni cyambere. Oya ndo mumetisi nabwo. Thank you. Ni mumetisi cya kabiri ni YouTuber akaba iki kindi nuko ndo mukristo akaba MC nibyo ngibyo komeza afite ijwi ryigana abantu bose atitaye ko ntabwo ari bose abigitsina gore ntabari bo twarahohotewe kubera iki se ntabwo mbikunda ntabwo ntabwo byakubera byambera se gute mbikora ntari kugaragara sawa rero hari ikintu nibagiye se kuvuga kuri Chita warivuze bihagije ngira ngo a father in dreams no a father by look single no I'm not you're not single cyo nashakaga ukaba ufite fiance uragira ngo dukore ikiganiro cy'umuryango nacyo twagikora kuko umuryango ugizwe na papa mama ntabwo uri papa na mudamu ufite nta mwana ufite urambwira ariko nturi single ariko ndo umwana what does it mean nturi single bivuga iki nturi single? I'm not single, yes, like I am not good is it physically not I'm not single by love. By love? Yes. Sobanura neza. Ushaka kumva iki muri cyo? Ufite fiance cyangwa ufite girlfriend? Both. Bivuga iki? Ufite girlfriend na fiance na girlfriend? Ni umuntu umwe cyangwa ni babiri batandukanye? Ni umuntu umwe. Uwo kwese tuzinwe ryari? Ubukwe? Vuba nyuma yawe. Nyuma yawe? Yawe. Nyuma yanjye ushobora kunanga ariko Chita nta kibazo kirimo. John yakwambise impeta ntiyashira amezi atandatu. Bigakomeza nyine kurenga amezi bikaba umwaka. Uzahita widekara byarangiye. Apana wowe. Wowe nyine uzahita widekara kuri uwo muntu uhite mugenda. Tuzakora ubukwe tuzatungurana. Muzatungurana? Mu bukwe bwacu tuzatungurana. Okay, nanjye ntuzambaze. Nanjye bishobora kuzagutungura. John ni inshuti yanjye kandi ndi umwe mu bantu be ba hafi ntabwo bikwiriye ko. Umudamu buriya ni umutima w'urugo. Do you know that? Umudamu ni umutima w'urugo. Hanyuma umugabo akabiki. Umutwe. Neza urwo rugo rutagira amaguru. Amaguru aza nyuma n'amaboko akaza nyuma. None se umuntu aravuka akazana iki? Abanza umutima. Abanza iki aryo umuntu agiye kuremwara? Ntabwo mbizi. Abanza iki? Ntabwo mbizi yaranize biology. Ngiye nize amazi. None se kubitekereza wumva habanza iki?
Habanza iki? uko mbitekereza ntabwo nkizi pe habanza iki urumva habanza umutwe se habanza umutima wowe urumva habanza iki birashoboka njye biology nayize igihe gito cyane okay twigarukire kuri topic ubwo ngubwo biography yawe ndayivuze ngira ngo birahagije hari ikindi wumva nsize inyuma okay komeza nyamuneka aho nakuriye bivuganye nibivuge tutagira ngo muvuge mukore marketing hano tinjire muri topic apima areshya nka santimetero imwe apana gifite metero hafi metero ebyiri aba santimetero nke kuri metero ebyiri okay ifite ibiro ntabwo bigeze kuri 50 nta nubwo ngombwa kuvuga ibiro ngira ngo abantu baturiye barabibona ifite ibiro bishya cyane hafi 50 kubye kabiri ugakuramo kandi wanyu ni hahandi ntago ari ntago kandi ntago yigiye Kigali ntago wavukiye Kigali njye ntago navukiye Kigali nibyo nuko uri umunyamujyi mbonamo umunyamujyi bwinshi cyane muri wowe nanjye ntago navukiye Kigali wavukiye muri Kongo wavukiye muri Uganda wavukiye muri Kongo apana nanjye apana muri Kongo ntabwo najya wavukiye he agiye gakeya wavukiye he navukiye hanze ya Kigali muri Amerika kubera kuri umumetisi papa n'umuzungu mama ni Suzana nana babirikira ariko dore kibazo anyway reka twivugire insanganyamatsiko nyiri inkuru sibyo se wivuze rwose Chita barakuzi abashize nkoresha interview rwose urabizi ko nabiguhase byose nibyo nigeze nkuramo icyo mugomba gufata nuko Chita ko atari ngewe editing nuko Chita yarafashwe kandi hakana se kandi narafashwe no kuvuga iki ufite fiance yego abantu bareke gutanga amaretre bohereza ntabo sha ubabeshyera ababeshyera kabisa sha ntabwo ujya abantu bakubwira ngo ndagukunda nawe warabimbwiraga kera njyewe ahubwo warambwiye ngo umufana wanjye by the way ngo warafana 2014 warabimbwiye ejo bundi ariko numvaga umbeshya kuri ko ukiri mutoya okay atangiye kumfana ryari 2021 ari uko ubonye iki nagutangiye kugufana 2014 kuri Remiro TV warambona ukavuga ati dore umusitari nabonaga umukobwa mutoya witonda usenga nkawe ukavuga ati uyu mwana rwose kandi wari ukiri mutoya ndacyari mutoya hari umaze kugira imyaka ingahe 21 ntabwo bishoboka mwaka ushize twaragufetiye anniversaire y'imyaka 29 yego kufite talent ubwo ndashaje ubwo mfite talent okay Chita karamera nkunda kwibaza anyway nkunda gufata ku mpeta cyane sinigisobanuro cy'urukundo rwanjye iyo cyanjye kiri ku mutima ibyo bisobanura iki okay nari mfite nari mfite topic yes you have yes nari mfite manzo mbwiriyo kabiri na niyo Jay nari mfite this is a G squared this is G squared what you mean Juliet and John yes thank you nari mfite G squared nari mfite to love ariko se reka nkubwire nari mfite topic Nebugiye kujya muri details nyinshi zanumire Kuzama host urumva I'm the one who introduced this show okay bananga ndagikora kabisa uragikora nakibaza kubera iki abakobwa cyangwa iyo cyo vayizo mu topic irimo abakobwa n'abahungu okay n'abahungu iyo tugiye out iyo tusohotse mu restaurant ahantu henshi sanga bazana facture bayizanira abatipe biterwa n'iki kandi turi muri vision y'uburenganire ibintu bigomba guhinduka mu biterwa cyambere kibitera nuko nk'abantu bari kuri date of course umuhungu ni ugomba kugira ko affording ibyo byose kinano bikanaterwa n'umuntu wa sekomande kwa kenshi abari abahungu kubera confidence iyo mwicaye araza kuvuga ati murafata iki cyo kunywa nkavuga ntawe ukavuga icyo kurya nkavuga ntawe ukavuga none se uravuga ngo komande yatanzwe naka mpamvu facture bayizanira umutipe cyangwa akaba rimwe mukora mufuka mugatanga kuki abakobwa twebwe mwumva ko tutagirirwa icyo cyizere cyo gukura amafaranga muri coffee turakora of course twebwe gutanga amafaranga kubera iki no kutigira icyizere ese ibintu biri mu kiganiro nabyo bigiye kuba nyine live uwo naho ndisenge cyane rwose ngiye ndigaragaza bigiye kubana nka action na verite nta kibazo okay tugiye kodaringa
hano fagitire nibayizana ndahita ngaragaza itandukanye ariyo bayiha n'ubundi twatangiye uri kodeni kuvuga ati according na topic tugiye gukora sawa kiriya kirahure wakinzanire hano namuguriye ji nziza cyane ji ya avocado se nishaka ibirayi nayikuguriye abo bantu ze vegetables zigira ntoze mixture nziza igira akamaro mu mubiri bo impamvu bakunda gutanga nuze fagitire bakayihereza umuhungu cyangwa se umuhungu ati oya ati ndishyura icya mbere ni confidence ariko bikunda kuba cyane cyane urumva uri kumwe n'umukobwa ufiteho gahunda cyangwa se undi mukobwa nyine wumva ushaka wemvise cyangwa se wenda icya mbere hari confidence sibyo icya kabiri hari over confidence ishobora kuba kwiyemera cyangwa kwemeza uwo muntu niba waba ari we wantumiye impamvu rero kuna kubitira harimo ya over confidence kuvuga uti wenda umwemeze cyangwa se wenda indi mpamvu ya gatatu hari umukobwa aba yasabye ati wenda unjyane kuri lunch cyangwa se wenda unjyane muri cafe ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi hari kuba bitera ibintu abakobwa mwebwe mwiyumvamo uravuze ngo twe tuna confidence twigirira ntayo iyo gihe kigeze usanga ibi bigomba guhinduka muretse gato ibi bigomba guhinduka njye mpagaze kuri side y'abakobwa ntaho tumaze kwigeza n'icyizere batubonamo ibi bigomba guhinduka ni confidence iri hasi uti gute igomba kuzamurwa uri kumwe n'umukobwa sibyo muri resto cyangwa bar cyangwa n'ahandi hantu mwahuriye cyangwa muri coffee shop noneho fagitire yaza bakayiha umutipe niyo yari yambitse kuri table umukobwa ntabwo aba yifitiye amatsiko ahita yifata gutyo cyangwa se akajya muri telefone kugera igihe umuhungu wari ufashe fagitire akareba ibiriho akabara agahamagara akishyura se agahita yishyura uwo mwanya abakobwa nyine usanga ntabwo ibyo bintu baba babyitayeho cyane ukuyemo wowe ntabwo ibi bintu bigomba guhinduka rwose ibintu byo kumva ko nta confidence zo gufata fagitire no biki ikibazo ariko ni abakobwa ntabwo ikibazo ari twebwe oya ntamwe ariko mubigiramo uruhare uruhe fagitire irambitse ku meza kuri table aho ngaho cyangwa n'abantu baseriva babigiramo uruhare abaseriva nibo babigiramo uruhare rwa mbere bayizana uruhande rw'umutipe kureba ahantu umutipe yicaka bariho bayitereka buriya ni ukuvuga ngo ariko n'igihe n'abakobwa muba mubyungukiyemo wenda ari we wari bwishyure bikaba birahindutse uravuze ngo twebwe ntabwo tuba dushaka gusohora amafaranga yacu niba ushaka gusohora jya uhamagara umuntu hano kuri ntuze kuri bar tugiye kodaringa biraba mu kiganiro byose nyine bigiye kuba reality show njye ntacyo bintu ntwaye ibyo wafata byose cita ibyo warya byose njye nabyishyura urumva ntabwo nkunda kurya nicyo kibazo nushaka unanywe ibyo wanywa byose nushaka unywe n'amacupa ngahe nabwo John wenda agira ngo wenda warabizi kuva na kera n'inshuti yanjye ntabwo ndasobanukirwa ni ukuvuga ngo icya mbere abakobwa nta confidence twigirira iyo bigeze kuri iyo ngingo rwose tubona umuntu ushobora kuba mutari muri kumwe nta mukobwa uragutumira ngo ujyane kuri lunch niba byarabayeho kenshi ni nka rimwe mu buzima bwanjye kubera ko ntabwo ngiye nkunda kuba ndi kumwe n'abakobwa ubundi ibyo ntabwo ngiye mbifiteho experience inabayeho yaba ari nkeya kabisa none se yisohokanye n'abakobwa cyangwa n'iki ntabwo nsohokanye n'abakobwa gusa njye umwanya munini mba ndimo reka nange example wowe kuri inshuti yanjye umaze gusohokana kangahe ntabwo nyine we kuri inshuti yanjye cyane cyane biragoye kugira ngo dusangire kuki wumva ko abandi byaborohera kandi wowe uri inshuti yanjye wowe se kundi utaranjyana kuri lunch ikibazo nakubwiye nti ntabwo mboneka wabihakanye nuko rero wari ugiye out of topic uri kumpakanya kandi ndi umutumirwa so ntabwo njya mbibonera umwanya pe gusohokana n'abakobwa ntabwo ari ibintu byawe ntabwo ari ibintu byanjye pe ariko ni ukuvuga ngo kwigira icyizere ko abakobwa kiracyari hasi kuri iyo ngingo tuhinduke bihinduke ntabwo byabura kandi muba mufite amafaranga tukanga kuyarekura ntufite amafaranga ahubwo turagundera mbega menshi pe tuba turi kubakura mbega muyasevingira icyo ubundi mwebwe se musevingira icyo amafaranga yo kurya ntabwo ukwiriye kuyasevinga kubera ko ntuze kurya biri muri primary needs cyangwa se ibintu by'ibanze ubuzima bwawe bukeneye buriya amafaranga yo kurya ntukayabare nk'amafaranga agendeye ubusa cyangwa urya uri kuyabara ngo kuri hoteli ngo arahenda hano se ngo none se ngo uzi ko 20 turi abantu babiri
ugasanga nyine umuntu ari kubara ibyo Ibyo bintu bintu. mwakonsomye mwafashe amajuice n'abanywa amawayini n'ibiki byose mwabifashe abantu ariko ngo barahenda gute wakonsuminze ibintu umubiri wawe ukeneye kandi byagenze neza. so ni ukuvuga kuri wowe urabona hari igihe iyo ugiye gusohokana n'umuntu hari utanga invitation sibyo either iturutse ku mukobwa either iturutse ku muhungu dusohokane ubwo ubivuze no uzajya wishyura oya buriya hari nk'umuntu uba muri Burayi wambwiye ko bondi bo nk'iyo umuntu avuye ati duhuriye nko muri cafe runaka usibye yenda kuba byaba ari ubihisemo ariko ntabwo ari priorite ko watanze invitation rero umuntu ugomba ngo muzane bill nishyure buri wese yishyura ibyo yakonsoma. Wow, that's good. Dore se hano ngo ubwo gukwera ko ngo ari wampamagaye umuntu wamuhamagaye yaguhamagaye iki byose ni ibyo ushoboye kwishyura aragukeneye iki byose ati uzwa n'igihe uhura n'umuntu mugakubitsana muri gahunda ari we warugukiye ari we warugukeneye yego umuntu ukamusaba invitation ari we ugukeneye nkuko bijya bikugendekera iyo duhuye tubona amayide ngo kandi ngo nari narakubuze gute se njyewe se wowe nyine Chita none se ntabwo ubyibuka umunsi duhura tuvanye Chita ukuri kose nta kuri kose nyaza mu kuri urambeshyera isawa ntabwo wibuka ko nawe ubwawe dupanga guhura ugahita usanga burya hari igitekerezo uko burya nkeneye ibitekerezo kuri iki kintu iki n'iki we kandi gutyo usanga biratwara nk'amasaha 3 kandi wambwiye ngo ntaguhura turi kumbeshyera njye mba guhura gusa Chita uba mu ishuri ryo kubeshya warabyize njye ntabwo niga uratiga narasubitse amashuri warasubitse amashuri kubw'impamvu z'akazi oya kaminuza barayifunze shamana yanjye bigaga muri yindi bafunze ngigaga hano hepfo kaminuza bayifunze ndisoje mu wa kabiri. Okay so ngiye ku giti cyanjye reka nkubwire iki kundi kubona bitakubabaje ntago bimbabaje uri gukorera amafaranga manager wanjye nguri niba hari ikintu cya mbere niba hari umukire wa mbere ubaho ni Chita Magic umukire ese bazavuga umukire none se ntabwo uri umukire umukire se niki umukire ni Sina Gerard ese ugenda Sina Gerard turi kimwe ubundi yurya ukanywa ukaba uri muzima uba uri umukire si ufite ubuzima ubukire ni iki no ntabwo ari ubukire ubukire ni ubukungu ubukire ni ugukungahara cyangwa se ubukire nyine ni ibintu ni ukuba ufite ibintu bifatika ariko bishingiye ku ubukire ni ukunyurwa kunyurwa ni igikorwa kigayitse cyane oya na Yesu Kristo ntago ari umugwara ko kitabaye reka mbwira nta nabikuye nari mbaragana na Bruce Melody aho nise ibintu dukora ko bimeze gutya na gutya hari igihe mbona byagenze neza cyangwa se ambwira ati buriya muri ubu buzima yabisobanura ndabyumva ikintu cyitwa kunyurwa ni amakosa akomeye cyane ndetse ni n'uburwayi ntabwo ugomba kunyurwa utanyurwe wakora amabara kunyurwa ni igikorwa kigayitse cyane oya wanakora amabara utanyuzwe ariko si uyu kunyurwa umva impamvu uzi utanyuzwe ntega amatwi uzi utanyuzwe kandi wambajije ngareka gusubiza nta no gusinzira nawe niba uri kundeba ukanyurwa ukavuga uti titi nanyuzwe amafaranga nkorera neza arahagije ntabwo uzigera utera imbere no umva nkubwiye nawe Julie ubyumve ntabwo ari ubwo buryo uvuga ngo ndanyuzwe ngarahagije igihe cyose ushaka indi step sibyo ngiye mpora ntanyuzwe naba ndi mu Rwanda naba ntari mu Rwanda naba ndi muri Kigali naba ntayirimo igihe cyose nyikeneye amafaranga ntabwo nshobora kunyuzwe se amafaranga uzareka kuyakenera uzabareka kuyakenera uzakomeza nyakenere mpaka tuzabaho ubuzima butanyuzwe Chita mu buzima bwe ntanyuzwe nuko ameze Imana ibyumve cyangwa amafaranga abona ntanyuzwe ntazigera anyurwa mu buzima amafaranga yo rwose amafaranga niba ajya kunyurura ikigwari Yesu we wavuze ariko ngo umuntu ubukungu ni iki ubukungu ni iki thank you none wavuze iki se njye ntabwo bunyuze rero ntabwo nyine amafaranga kunyuze kunyurwa nigeze wundi wavuga kunyurwa ni igikorwa kigayitse ubugwari sibyo rata Chita uregetangaza kunyurwa biragayitse cyane ugomba guhora za dreams ufite ugomba no kuzirenzaho dreams niba ubuzima ntabwo kugira dream bivuga kutanyuzwe sibyo ndagira ngo unyumve ntabwo kunyurwa ari igikorwa ngiye kuri side yanjye ntabwo topic twayihinduye ariko bishaka ihinduka twatangiye tuvuga ku buryo abakobwa batajya bishyura mu iyo bagiye mu resitora none tugeze mu kunyurwa sibyo ariko kunyurwa
mutubwire muri commentaire niba kunyurwa ari ubugabo no ubundi bufite nanjye ubwanjye nifite vision nifite uburyo nshaka kugera sibyo hari aho nshaka ariko umutima wanjye ndanyuzwe kuko reka nkubwire Chita sibyo iyo utanyuzwe nugira amahoro muri wowe kandi ntabwo iyo ndirimbo yarine kabisa turayibatoye ariko amafaranga n'imibereho Chita ntabwo uri kunyu wowe kibazo n'amafaranga umva aranyuzwe mu mutima we arumva afite indirimbo zirenga 1000 yaririmba avuga uburyo nyine mu mutima we hanyuzwe nta n'irindi jambo ashaka kuvuga none ubutunzi bwa mbere no kunyurwa mu mutima ubutunzi bwa mbere ni amafaranga neza umutima hari umuntu utawugira ahubwo Chita okay batubwire muri comment yego ndi kuguchallenge batubwire muri comment kunyurwa n'iki kuri mwe reka nkubwize uko ndabizi turi kurebana uri kundeba sibyo byo kuvuga ngo ubukire bwa mbere ngo ni umutima cyangwa ngo ni ukuburiho buri wese ariho igishoro cya mbere ni kise kuri wowe igishoro cya mbere mu biki ubuzima igishoro cyanjye nijwe ko muri guseka igishoro none se utariho ijwi ryabaho ntariho nazubwo icyo cyaba ari igishoro cyanjye nijwe kuba ndiho byo ndiho ariko utariho igishoro ni iki kibanzirijwe tujye tutereka ni iki kibanzirijwe Juri ngendera ku byo abantu bagiye bavuga umugabo witwa Rwema Pascal mu businessman sinzi niba umuzi yigeze kutubwira ko ibitekerezo bihagije kugira ngo umuntu atere imbere nawe urabyemera urabyemera ko ibitekerezo bihagije kugira ngo utere imbere muri Afrika mu Rwanda hanyuma uzubwo igishoro ni iki umva ngira igishoro niyo package y'ibitekerezo ni package y'ukuriho ni iki igishoro cya mbere mu buzima ni ubuzima bwiza kuburiho iyo uriho utekereza neza iyo uriho uvuga ijwi ryari ijwi ko rivugisha ukajya kwemusinga ukajya mu bitaramo ukajya gukora ama voice of abantu hose ariko ntabwo wakora ibyo bintu byose n'ibyo bitekerezo utariho igishoro cya mbere ntubuzima ufite kuburiho njye ntabwo mbibara nk'igishoro ni ibintu bigomba kuba bisanzwe biriho none urwaye ntabwo wajya mu kazi uravuze ngo ubuzima ufite ufata just like that nuza Dominique narembye ngo hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe urumva ni ukuvuga ngo ntago kuba uriho ari ibisanzwe kuba ndiho birasanzwe thank you kandi mbishimira Imana urakoze ariko gutera imbere cyangwa gukora ibikorwa bikeneye amafaranga ntabwo igishoro ari ukuba ndiho icya mbere muri business ari nacyo gihatse byose no ku isi ni amafaranga bya bitekerezo byiza za facilities ufite zitari economic zijyana nyine nuko ufite igishoro ntabwo wabonye umuntu ufite uravuze ngo ibitekerezo nk'amafaranga reka nk'urugero kuri aka kazi ukora ka YouTube no kuri televiziyo ushaka kumbwira ko abantu bose bafite ibitekerezo nako abantu bose babuze ibitekerezo cyangwa babuze ubuzima bwakora YouTube channel babishaka ugura kamera ugura sound ujya muri salo wowe nyine nk'umukobwa ugushaka imyambaro n'ibiki byose ubishaka kubera amafaranga abandi mukobwa se ashaka gukora show nk'ingi ariko first of all ntariho ntabwo ibyo byose byaza ngomba kuba Imana ikaniza ubuzima cya gishoro cya mbere hanyuma ibindi byose biza ari inyongera ariko twavuze igishoro muri business muri business ntabwo twavuze mu buzima mu buzima ubusanzwe uriho ariko iyo ibintu bijemo amafaranga iyo bijemo amafaranga of course nyine iyo bijemo amafaranga nta kindi gishoro kitariyo ariko amafaranga uri mubi njye nkunda amafaranga cyane bya bindi ngo akaza no kuri televiziyo ngo ngiye ngo amafaranga ngo ntabwo ariyo y'ingenzi ngo buri oya amafaranga tubayeho kubera amafaranga si byose tubayeho ku buzima bwa nisi dukeneye amafaranga si byose ariko iyo yakunze cyane rero ubu cyane nkunda amafaranga cyane kandi ndanayavunikira mwana amabukwe ashobora kuzangira ngo tukambwira ariko nkawe uryamye hano kubera iki ukatajya kumwajya gushaka amafaranga oke twagarutse kuri topic yacu Chita yambwiye ati ikintu cya mbere gituma abakobwa batishyura amafaranga bagira ideka nkubwire nitwe bakire ba mbere urabyemera ko abakobwa dufite amafaranga ikimenyetso ni ikihe ikimenyetso ni ikihe none sinabuye oya none se Chita telefone yawe iyo ntago ari yanjye iyo niriya yanjye itwaye isize hariya tuyicaginze
bize ncika intege. Okay, kubera se iki ushaka kugira ngo unyereke balance ya banki ndebe niba ufite amafaranga menshi. Njye ngikwereke kugira ngo nkwemeze se mpangayikishijwe nuko mushiki wanjye yanyuzwe n'amafaranga. Oya ntabwo mubwiye ngo naranyuzwe. Biragayitse cyane. Ntabwo mvuze ngo naranyuzwe. Banza wumve. Oya banza wumve. Birababaje. Hako Chita. Sinumva uburyo mushobora kudusuzugura kugera ku rwego rwaho wumva ko abakobwa nta mafaranga tugira. Ntabwo nahakanye ko ntayo. Ariko niko waje mbwira ngo ntayo. Ariko none umbwiye ko ari menshi ikimenyetso ntayo. Oya reka nkubwire. Ntabwo turi kuri rwa rwego rwaho mushobora kudusuzugura mukumva ko mwakishyura bill twebwe tutayishyura. Ntabwo ari agasuzugura ariko. Oya niba twasohotse mureke nuko wenda twebwe abakobwa natwe twitinyuke by the way. Ikibazo ariko ni abakobwa. Ikibazo ni abakobwa. Ese Julie uramutse twicaranye muri cafe resto ubu ngubu ngiye noneho bakatuzanira bill ugahita ati nta kibazo ndabyishyura. Exactly. Waba uri kumwe na mu mujyi si ngombwa fiance si ngombwa uzi ubwoko bw'amashati nkunda uzi ubwoko bw'inkweto nkunda. Exactly. Sibyo tukajyana ntabwo ari ngombwa ngo be surprise ibya bindi byanyu gusa ukamufata ishati ushaka umuntu w'inshuti tukagenda muri shop town. Yes. Aho uzi haba ibintu byiza kandi byo kuvuga ngo habe ibya make kugira ngo udatwara menshi. Bambwira uti ngiye kugushopingira. Wow. Urumva nangura wenda pere ebyiri z'inkweto, pere ebyiri z'amashati, pere ebyiri z'amapantalo meza nyine ubona ko nyine ari umuntu yambara ukabona nyine kuko araberewe. Warangiza ukavuga uti kuri reception ukakanuze ukaka facture iyo myambaro ukavuga uti ngiye nyishyura. Sisa niko igomba ubwo muri mwebwe ngo umuhungu ngo yabasuzuguwe gute se ngo yabasuzu nimwe mvuga ngo mwamusuni hari ukuntu mwebwe mwishizemo ya respect cyangwa cyacyubahiro ko abasore mu mbabare nimwe mu biteye ariko nyine mwumva ko ngo mwamusuzuguye ngo ngurira imyenda nkandi ngo momo y'umukobwa ngo nagasuzugura ngo ngurira ngo mwohereje amafaranga ngo nagasuzugura mirangire muri mobile money bayiguye bishaka yohereza nagara agasuzugura njemba ni muri business sibyo iyo bijemo amafaranga sibyo iyo bijemo amafaranga rwose ndumva cyane. Yes, gift ni gift. Yeah. Nta bintu byo kumva ngo nagasuzuguro ntago twabasuzuguye ngo twagiye muri restaurant ngo umukobwa bari we wishyura n'ababibonerega babona ko bisebetse by the way ko babibona gutyo imyumvire itari myiza. Kubera iki mu byitwaza rero nicyo kibazo mfite. Tubyitwaza gute ze? Kwitwaza ngo babibona gute? Iyo bibonye gutyo. Ibyo bintu societe ishyiraho ntaho bitandukanye na bya bindi usanga abantu bose banika imyenda bayihindurije inde wabishyizeho je n'ubu abantu bose bagomba gutaba uko bambaye costume babagabo ntago bibaho. Ninde se wabivuze nyiri ubukozi yarababwiye ngo bambaye costume. Hari ibintu twamaze gusetinga ibyo bintu twisetinga mu mitwe rero bihinduke umukobwa n'amamodoka ugasanga nk'umuntu nka John agiye kugura ivatiri ivatiri y'umuryango ngo kore y'abagore ni nka parfait zanditseho ngo femme ku buryo ku modoka zanditseho ngo femme ngo yaguze imodoka y'abagore gute se cyangwa umuntu ngo ngambaye umupira wa pink ngo n'uw'abagore bakaguseka abacamanza bakavuza induru neze ibyo bintu wenda ubonye nk'umuntu wenda yisize wenda nka lipstick y'abagore nka gutyo beza wenda niba nari akantu kadasanzwe cyangwa nagafata imisatsi ngasokoza nk'uko abadamu bamera dreads ugashira amaherena ashyira amaherena nk'abagore urumva ibyo bintu ntabwo bisanzwe ariko umuntu yicaye mu ivate uravuga ngo abasore bishyira amaherena imvura iri kugwa umugabo ni umukire ariko rero na modoka y'abagore hagera imodoka y'abagore ku muryango umwe k'abagore ka pardon madame ni ibintu societe ishyiraho ubukwe bwa Juliet twese twambaye amakote twambaye kandi nta dressing code nyiri ubukwe yashyizeho mwifunze mwese ni ukuvuga ngo ni imyumvire twishizemo twebwe ubwacu ubundi umva ikibazo gihari kirenze ibindi ni uko mu Rwanda nanjye ndimo twitiranye ijambo ubusirimu ni icyo ubundi hari ibintu dusetinga muri twebwe twibwira ko aribyo biratuma mugenzi wacu anyurwa wenda ukaniyemera ari uburyo bwo kugira ngo akubone nk'umusirimu nyine cyangwa umuntu ukomeye aribyo usanga benshi mu rubyiruko baba bagiriramo ibibazo ibyo bitari byiza. Ubusirimu ni iki kuri wowe? Ubusirimu ngiye mufata nk'aho ari kubaho mu buzima cyangwa se gukora ikintu gikwiye nibwo busirimu kubaho mu buryo bukwiye bwawe nibyo ngene apana ibyo kugendera ku by'abantu basetinze biba bisobanutse ntibibaho ukumva ufite isoni zo gusohoka ugasanga samedi
samedi mu gitondo ugasanga abantu bose basohoye imyenda bari kumesa kuwa gatandatu byanditse he abantu ngo bamese kuwa gatandatu muri umuntu weekend akora isuku kuwa gatandatu gusa inzu umaze icyumweru cyose uyigendamo inzu y'amakaro y'umweru kuwa gatandatu mu munsi w'isuku kubera ko nzaniriwe mu rugo kubera icyo utafata umwanya niba wenda utangira akazi saa 2 ukazinduka ugafata 30 minutes cyangwa isaha yo kubanza ugakora ayo masuku yose kuwa gatandatu ibintu bigomba cyangwa ugasanga n'abantu bashaka impamvu zo kutajya gusenga kuko icyumweru ngo nzabyekira mu masuku hanyuma churches ni ukuvuga ngo twangiritse mu mitwe cyane numva ko ikibazo ari imyumvire ivyo bya bill na bya bindi byo kutanyurwa n'ibindi byose biterwa nuko umuntu aba ashaka society imujudginga ubwe ari we abatinya society iyo ubaho rero utinya society ubaho nabi ubukorera kuri ubuzima butari ikigero ukwiriye kubaho so dukwiye kubaho nkatwe ukwiriye kubaho nkawe ubwawe ugatera imbere nkawe ugakora nkawe ugatekereza nkawe kandi ukagisha inama ushobora kugisha inama ugasanga ibyo bakubwira ni bya binde nyine twahoze tuvuga yigisha inama ugomba gutega amatwi ugasesengura ukayishyira mu bikorwa ugakuramo ibyawe ubona ko ari iby'ingenzi kubera ko nanone hari igihe umuntu akugira inama agufitiye ishyari ugasanga ukoze nawe bigamije kumwemeza kandi ntabwo wakemeza umuntu ubundi icyo gihe gutera imbere kuri wowe bihita biba inzozi umuntu ntabwo yemezwa so ku bantu mudukurikiye rero bakobwa duhindura imyumvire ngenda ashaka kuzagera ku rwego rwawe rwose imana ariko ngenda bikora by the way bambera umuhamya ubwo kugendana n'umuntu ukagenda mwakinjira ugafata ukagura like ukagira ute mwariye sokesheri ndishyura sibyo ibi ndabyishyura mwagiye kugura essence akambwira ati imodoka ndayishyiramo essence don't worry mugire ibintu misharinga ibintu byo kumva ko ikize kutarabinkorera ngo twara gake ariko se Chita Chita umuntu wambara umugabo n'umwe gusa ninde nawe uramuzi ninde nyine muvuga umwe wenyine niwe wambara umugabo sibyo hari ibintu tugomba ntago kwishyura ikintu ariko ufite amafaranga menshi ahubwo ni ubufatanye sibyo ukumva ko igihe cyose ari usohora no sometimes mugire abakobwa dukunda ibintu byo kujya tujyana gushopinga ibintu byo kujya twariye ndashaka kurya ifi inkoko genda nyine nawe ukora please gira ikintu usohora sibyo se nakubwiye mise ninungu ku rundi rugero ugasanga wenda nk'umuntu wenda mwasohokanye wenda nko kuri ahantu hari umucanga cyangwa se ahantu hari amazi ugasanga nk'umuntu ugiye kujya nko mu kiyaga bwa mbere agiye mu mazi kubera abantu nakabona abandi bantu bari koga akabona ari ubusirimu abantu bari kujya mu bwato na ziriya scooter boat abantu benshi bajya hari ubwa mbere ugasanga umuntu wenda yagiye urumva i Rubavu sibyo noneho akabona umuntu wari usuzuguritse muri abo bantu agiye mu mazi muri lake aroze nyine ukabona ari gukora na freestyle zo mu mazi yataza undi mu Juliet sasa ati nanjye ndajya mu mazi koga wacu kabararohamye kubera nyine ushaka kwemeza abantu cyangwa se kwera izindi mpamvu kujudgingwa na societe cyangwa se kumva ko kwemeza Juliet nanjye ngibi nabikora nanjye nabikora bituma rero usanga umuntu abara nabi safiye muri resto tipe wenda amafaranga yari afite niyo yonyine desi ugakonsoma ibintu birengeje ubwo bushobozi ngo aragusohokanye nawe ugiye gufata inkoko bigomba guhita kandi namwe mutinya kuvuga ariko se reka mbabwira ko Chita ibintu bigomba guhinduka namwe niba amafaranga ufite ujye uvuga ati shiri urishyura uyu munsi rwose namwe ibi ni ubwumvikane sibyo umuntu ukajya niba nta mafaranga ufite mwariye murasohotse sibyo ufite wenda 15 sibyo hanyuma murariye musanze fagitire iri mu 20 umubwire shiri twarengeje mu 20 abaye ntayafite mushaka burya abantu babiri bishakamo igisubizo kandi ngo mwabura amafaranga 5,000 vraiment sibyo apana ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwirarira ngo nce ku ruhande nge hariya siga indangamuntu yanjye ngo ntemeze umukobwa umwemeje utari kumureke kutwemeza mutubwize ukuri none se Julie ko ngiye 5 ntayo mfite none mutubwize ukuri rwose kuri konte zose n'iz'amayero n'iz'amadolari zose ko nta 5,000 by'amanyarwanda biri that's
it's good kubibwira ndabikunze not good. no It's oya poverty. uri umukene nyine ubwo ndi kukumva sibyo uba uhagaze nabi ariko another side umbwije ukuri uko umbwije ukuri nibwo njye nushobora kuvuga toke wow for now nshobora guhindura ndabizi ko utayabura nshobora kuvuga gute nkafata mu 20 nkabiha Chita sibyo kuko nzi ko abikeneye umbwije ukuri sibyo umbwije ukuri ariko tugiye muri restaurant vraiment urinza aho usigaze indangamuntu kwa nuza kwa manager ngo nzagaruka kwishyura ngo vraiment kuki utambwira ntange ndi umukobwa hari icyo nagufasha ngo ntagasuzugura ntago tubasuzugura kumbwiza ukuri ntagaragasuzuguza kumbwira uko uhagaze ntagaragasuzuguza ikintu gikomeye nasanze wirengagiza ntabwo abakobwa bose batekereza nka gutyo umeze bihinduke nyine urumva kimwe nuko none hari igihe wemvita in person kuri ntuze kuri dinner cyangwa cafe cyangwa icyo ari cyo cyose hakazana n'abagenzi ababiri cyangwa batatu ariko ibi nabyo ntago ari ibintu abakobwa dukora runaka agira amafaranga muze tugiye kumukura kandi muri iyi minsi ameze neza kandi umushuti wanjye rwose kandi umushuti wanjye ari no kunereta muri iyi minsi cyangwa bimeze gute kandi rwose nge umuntu amereye nabi muze tugiye kumukura neza bimaze nk'ibyo bintu kweli neza umukobwa utekereza gutyo urumva ikibazo gikomeye nkabibazo none ari kubikora nk'umuntu bazabana ejo hazaza akaba ari uzamubera umutware nyine ntabwo bikwiriye tu kuri side zombi turabangamirana si byose umuhungu wari wamutumira ngo aze akazana n'abahungu bagenzi be nk'abangahe reba akaza ari timu ndabwira icara byakubayeho kuvuga ngo byakubayeho abakobwa se bibaho byakubayeho wowe njye ntabwo byambayeho ariko ni realite y'ubuzima kuki wumva ko ari abahungu n'abakobwa n'abahungu bazi ikintu ntabwo kiba realite y'ubuzima ko cyakubayeho none se ko tuzi ibintu byica abantu wari wapfa ngo umenye experience yabyo ko tuzi se ibintu bituma abantu bagera ku iterambere hari umuntu abonye ariko nabyo bishobora kuba abonye kuri Twitter yanditse ntoze commentaire umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda yasuye umuntu ukora ntuze ibintu bya food production ariko birimo n'amatungo ari kuvuga uburyo urukwavu rumwe rwamubakiye etaje yandika commentaire ati kubera icyo uwo munyamakuru nk'umuntu wabasuye agakurikirana byose kuki nawe atafashe urwo rukwavu rumwe ngo riteguye ahita utajyanye umushinga wa etaje ntabwo abantu bose bagira amahirwe bwa Juliet ubuzima bwa Julius ntabwo ari bwo bw'undi muntu uri inyuma aho ngaho niba runaka afite ibintu yagezeho yabigezeho ku giti cye afite n'inzira yaciyemo afite n'umugisha Imana yamuhaye wavuze ngo igishoro cya mbere muri business ni ubuzima ariko ntabwo ariko bumeze mu bintu president RDB ugiye oya muri business nabonye hariho ninuze ushobora kuba ugiye kuntsinda nabonye leta y'u Rwanda mu ntuze mu irembo harimo icyangombwa cy'ukuriho none utabaho se utabayeho cy'ukuriho uri kundeba suga icyangombwa kirenze icyo ni icyangombwa ngo cy'ukuriho uzi ko ku cyangombwa cy'ukuriho hari ahantu handitse ngo ndisabira n'ahandi handitse ngo niba ari gusabira undi hariho aho umwana iki niko bigomba kugenda ese nisabira iki n'icyangombwa niba nisabira icyangombwa cy'uko ndiho kubera iki ugomba kubimbaza niko bigomba kumera ariko ugomba kubanza kuba uriho ndiho rero ibi bigomba guhinduka so ni ukuvuga ngo abantu ariko ikintu cy'ingenzi nyine ikintu cy'ingenzi muri business ari nacyo cya mbere ni cash seriously muri business ho ibitekerezo bizima bana babango igishoro ngo ngewe ngo ngurira umuntu bafite ibitekerezo muri business gusa uzayishora gute abantu bazakubaha gute ibyo ni ibintu bigenda byongekana kugira ngo bigende neza okay basi tugwana ku musozo ahubwo dufata umwanzuro sibyo dufata umwanzuro kuri iyo topic ifata umwanzuro kuri side y'abakobwa n'abahungu njye umwanzuro nafata tubeho nkatwe ari naryo somo ry'ubuzima umunsi natanga baho nk'uriwe ubeho nkawe bwite nturebere ku bandi cyangwa ngo judging abandi ubuzima babamo wumve bidasobanutse cyangwa se uba ku murongo wa byose bizagenda neza wow njye navuga ni abakobwa twigire icyizere kabisa kandi dufashe basaza bacu kandi abasaza bacu namwe mugerageze mutwumve abakobwa mwigire icyizere kandi mujye muduha amafaranga kandi namwe mujye mugerageza mutwumve namugire ikibazo mutubwire kuko ibintu byose bibereyeho gufashanya mu buzima so ni ukuvuga ngo uvuze akantu keza umuntu wese ajya abaho nuko ari
ya agende nk'uko ari nibyo ngibyo nibyo mujye byonyine mutwohereza amafaranga nta kibazo namwe mujye muyaduha nta ikibi ni uko kibazo yaba afite impamvu zidasobanutse ariko nka Juliet tuvuze uti good morning Julius meze neza yawe meze neza cyangwa wenda ntabwo meze neza byaterwa na situation hano nari akamesaje gatoya nashaka kukoherereza tohereza 50 cyangwa 60 twara akamesaje kadafite icyo gatwaye nibura gatuma umuntu agira igitondo Julius arashaka kunura hoya ntabwo ari kugukura murakoze ubikoranye cyane umutima neza ubwo n'ubushukanyi n'ubushukanyi ntabwo ari ubushukanyi wabitekereza ukavuga uti my brother ntabwo duherukanye cyangwa ukavuga uti mu mujyi aha n'aha niho njya mfatira imyambaro nubwo ari iy'abadamu aba ni iy'abagabo uze kunyurayo nabonye hari amashati meza mashya uhitemo abiri ndaho bampe kode Imana ibahe umugisha mwakoze cyane mukomeze mukore subscribe kuri The Blessing Show Chita Magic TV bakanda subscribe ukeneye kugira 200 nk'uko twagize 120 ingahe na 60 150 170 200 nabo miliyoni Kuzamura na The Blessing Show bagize bangahe turi benshi cyane ariko badufashe bakomeze bazamuke bazamuke kuri The Blessing Show nicyo cy'ingenzi baklikeho thank you thank you